komera komera sha yewe ntabwo nabigambiriye nimbuza aho nkandagira ewe duhoje sikuru kumpunga humura w'impunga ariko asiri kurampunga mukobwa we ni impamo uri mwiza pe ushana biki mbega ibinwa ufite ibyisho byiza shaho humura yewe iri zuba ma kureba ibyo birakureba reka mugambure wa muhungu umugore wawe ari hehe uyu ni banyoko azagusenyera ni mama y'Imana ntibagujye nga nakuko bitari ko buriye wabantu nyabara nakukubita acha bwana wewe unaanza mafinisi ni mama y'Imana sasa ni badomwana reka mubwire uyu ni bari nanyako ntabwo oya ndakubwiye ngo nakubaho kukambona Temuko byiza makuru ki meza kumaze kumenya bahano nkaho ntinakumenya de witwa nde nitwa Betty nitwa Betty batiri nitwa Betty yewe Betty yego nakubwiye nitwa Betty nibyo izina ryiza biko ewe ayayaya shazuba riri kwa kanari ubu muraryamaga twebwe rero iwacu twebwe imvura itangiye kugwa rero ko ibwanacambwe nibwo kandebe ubu twebwe ibagara nibwo ritangiye ibagara ibagara abandi mu mpinga niho bari kuva mu iseke mbere bahinze neza nibwo bari mu muhindo w'isuka n'umuhondo bari guhunika abandi bakagosora abandi bagakwiza uruyama mbese nibwo ibintu bitangiye kuje Rwandabaga naha dore disi we na amazu gusa ntiwamenya ngo ashahe udushimbo ejo mu gitondo nibwo natembeye ngeri no hirya ahubwo nimbuza inzira yo kungarura nta hantu na hamwe hahinze hano ni Kigali nyine abacanganye hano ngo ni Kigarama ni Kigali habacanganye haracanze nyine gupfa kugenda utamenyereye ushobora kuyoberwa aho waruze usyo haragoranye hajya ko ntabwo nakumenye ngurinde yewe nitwa Betty Betty none uruwahe komoka he ngendo wa hano ariko ndi murumuna w'umugore wa Ruziga ndi murumuna w'umugore wa Ruziga yego rata yego nibyo bwa twanze kwiga turamubaza gusa ewe niwe umukurikira cyangwa akurikirwa n'undi njye umukurikira niwe muheta ubuheture uri na yego inkweto nazo rero ndi kuzambara ngasha hari izuba nyine none se wagiye wambara udukweto dufunguye uri mu rugo kuko ntukurehe uno mukobwa nawe wantije ubwo burangiti bwawe wambaye nkazana ndabwambara nambaye burangiti ariko shaka nkugeze ukuri nimba rimwe mu migisha siko yahawe niwe rukigi rwa mbere rwibaruka abakobwa beza twajya ni impamo y'Imana nuko rero uriya mukuru wawe yabaye inshinzi akabishano akabinda yakabisatura agatubu umuntu ase muze ayo magambo ufite n'ayiki oya ni amagambo kuko buriya yararezwe ntiyorowe yorowe guteza ubwoba bw'umusaza umugana nawe no kumenya ngo abana b'abakobwa babyara ngo ni beza uyu muhungu wanje ubu yarebye hehe koko iyo yizanira wowe
cyane impamvu z'ukuntu usa indoro yawe yowe bwiza budashirirora. Urabona wawe na mama we sinari mbazi nta nubwo wigeze ugira icyo ngo duhuze ariko hari ibintu byantuye ibihise mama ibyo byagutunguye se mbikubwire ruzi mama njye ndumva wambwira ntacyo wamisha rega uri mama kandi nanjye ndi uwawe nk'uko ujya unyita umuhungu wawe nanjye uri mama wanjye. ni ukuri uri umwana wanjye twese ni ukuri uri umwana wanjye ariko nyine ese uyu mama ni ukubyara mu nda cyane n'uriya mu papa ni ukubyara mu nda ahubwo ni njye mfura yabo. papa hari ibintu by'imico afite se papa ariko mama hari ibintu ukuntu nyine mba nabuze aho mbihera ibaze njye kubona mbona se araje ngo we nanjye ndakuyoye wowe ugacuka nyagasani babarira mama niki sinzi kabisa wanshyize mu rujijo ntabwo mbizi. Papa se yoriki agira gute? Papa yoriki agira gute sini agiye kugira anya umwana bagiye ku ishuri umwana akiri kujya ku ishuri karagakorwa kawe umwana ati nta kintu cyo kurya yewe ndabanza namufasha umukoro niko wakerera ati batinze kumpa ibyo kurya bya mu gitondo. Clarisse bamamagaye Françoise ndamucyashye ndamutonganyije ati ariko byabonetse ati nuko nabiteguye umwana akaba atabibonye aragiye nanjye nigira ku kabaraza kanjye umwana azaye ati ndabibuze ihangane mbikubwire ruzi ngiye kubivuga ndabivuga. Reka nkubwire pe uri mwiza ntabwo ari kukubesha oya humura nta kibazo. Komera sha yewe ntabwo nabigambiriye nimbuze aho nkandagira ewe duhuje sikuru kumpunga humura w'impunga ariko nasiri kurampunga mukobwa we ni impamo uri mwiza pe usa nabiki mbega ibintu ufite ibyisho byiza shaho humura yewe iri zuba ma izuba ko rikaze nabuze n'ahantu naryugamira ariko sa musaza kandi ugeze mu mujyi urapfuye uranutse. umwana ati ndabibuze ibyo bintu bwokutse nyine ariko byumva numva umutima utangiye kundya mbabarira ubwo mba ntangiye ngize nte Françoise ndapfukamishije mu gizera ngiye kubona muri umusaza n'urutsina ruze aragutuka ntabwo yanutse batangiye kuvuga ngo aka gakecuru ni akahe ariko nyine ngira ngo ni umuntu wenda waba waje gusaba gusa icyantangaje imigati yose umwana yavugaga ngo yabye mu makoti ya so mu makoti ya so ji yose akabido katanafunguye ahubwo ujye kumuvuza mu nda ya so na mama wawe ariko igitangaje giteye isoni ni imigati kuko uri umuntu kwinagarika ku idirishya ukanagarika amaguru kuri mwana amaguru kiko yarambwe ngo aratokowe ajyana ijisho ry'iburyo n'iryo hasi kumwinaganikaho mva mbese koko wa musaza kutagira ubwenge amatekereza umwana wanjye aransirimuye wambonye reba ukuntu yangiza aransirimuye nkaho warebye igihe wabaze gusirimuka ko tumaze gusirimuka urimo urareba abana bari badahwanye n'imyaka yawe kandi bazagufungira reka kubura ntunaraho aho ikigali ngo habagereza ikomeye nzasubira iwanjye mu cyaro ngusize muri gereza y'inaha ngaha ndakurahiye nyirabazungu ukumbaho soni ndatereza atokorwa umwitendekaho cyangwa iyo ntabwo narebaga wigenda nta soni nkwabira hiye oya yewe iki ubonye ngo usomye ngo girayo soni ubu nyirabazungu nabaye umwe w'i Kigali ntabwo ndi wawe ndo mu cyaro wirirwaga mu ngutiya
kabuho muri gereza bwera bwera Uwo muri gereza? hure n'ibihunyira mama papa data iso afata imigati ayishyira mu ikote cyane nyirengo ndavuze ati uyu nubahe akimenye icyo bikora kumenya ko ndi ba mwana yaranyero yaransimbiza ubuguti yabujya hejuru nubwo Kararisa yari yagiye ubuguti yabo kajya bwiyamaza ara hejuru wamuwe gerageza baganirize ntabwo ngenda umukecuru ndi ngaraguzwa gati n'iwacu mu cyaro baranzi nitwa Nyirabazungu Sofia wambonye umugabo ngera kwitenda ko gushyira amaguru kabyemera hano isoro ufite ariko ngo Kigali nta muco haba Kigali nta muco haba wamweretse ibibero disi we umuterekera iyo nzobe ndeba ndi umukecuru kureba inzobe yasazanye muko wanyitegereje reba nta kizungerezi hani soni ubusura karagasaza wagashaka iki ura n'umusaza wanjye ni se umwana wanjye n'umukazana wanjye tansiyo rantunurasiki urana kuntu numburira abantu nuriye erewe naje muri rumbi yarakubita ihuku muransuzugura none umwana yaransemanyiza umusirimu mutanye kumunagarika ibibero ubuze nyanye namba akakantu n'abameze itako ryanjye rirakawe urumva ariko attention ku musaza wanjye urana n'umugabo twishakane mu buto bwacu turasazanye wega sopa yanyuma urugeze ubona umuntu apfa undi ngeze ubona umusaza niwe waje yurira hanga yurira urangira uratega ibitugureka ngagutarika akabuno n'ubuguru soni nuko ibico Kigali mubayeho abandi Kigali ngo nindaye harya muranze uburebura bokoranye hani soni oya Nyirabazungu birasubirwamo umva nibwo bwa mbere nkubahutse geregwa kandi nibabasha no kuhagera njye nabavuye mu nzira ibyo bintu bishoboka ahubwo si kuretse uyu mwana wa mukobwa wanjye akurenganura iki Koko singufashe subona haso hano habaye iki nibiki ubu ngubu ndi umuntu wakuza ngasanga akagasaza kagaze ubuguru kuri mwana ako gasaza nakagabo kandi ni umugabo wanjye nkunze kuvuze ko rako ngaho Ruziga. ndavuze ngo mwana wanjye niba ufata imyanzuro mwana wawe wamugire ku gise waramwinekereye mwana wanjye ariko iyo ari umukwe wanjye aba ari umwana wanjye Simba kureba ubu naje kunzengerereza umwana naje nje we kugira uti mugira umukecuru wo mu cyaro mbamuze bimeze zonjaba nawe bimeze bita soni uyu musaza araje akajya nyurira hamwe ubona mbabara yewe nose ubungubu ntabwo uba wumva ibintu byose wanesheje umwanya wanjye nzahangana ni gute nta mafaranga yo kubaza umuhamagara tuganire ku cyo nakubwiye nshaka ko ntacyo ufite ntacyo mfite kubera iki mbese nyine hari icyo wampaye noneho uraza ukumva ko uzi umbwira amagambo yawe ayo magambo aramfasha iki ni amafaranga noneho tugiye kujya muri bibiliya sibyo ni gute wasenze imana aha se ni mu rusengero ni urugero nyine ngo icyo usengeye imana uyisaba igahita igira gutya ngo ba kandi imana ni nakagombye ko nemenyero nkaba nagiye mu masengesho nkajya gusengera amafaranga ariko naje nizeye kanganye bona none ntayo mayo urambaza iki mbese kuki utambwiye ngo mbanze nce kuri banki noneho nimba icyo we wari uje wamamagaye uzi yuko uri bumpereze iki ndi buguhereze iki nta kintu mvugana nawe reka nigendere cyangwa se umuntu w'umufunga mani genda ushyira upfumure umwenge muri make numva nyine mubwiye ngiye kuguha ubuzima buhoraho ngo akazi nguhereze n'amafaranga nonanga nindangiza noneho umpa n'ubugingo kandi aho wajyanga ku kazi ntabwo nzaba ndi kugakora ayo mafaranga reka nzayakorera uzayakorere ko yego ugiye kukampa ariko aka kanya none ubwo bivuze ko ndi gukora utuzi tubiri ndakora ko ngako nzahemberwa n'aka ngaka afite kugahemberwa ayiga yego ko kimenya ko ntacu bucubusa kuko umwana wanjye nayo nzi gusa ikinyarwanda ndi kukubwira cyumva nawe urakuze kuba nteye neza nyine nanjye mfite ibyatumye ntera neza niyo mpamvu nawe ugiye gukora umushahara urenze uw'abandi bizana ayo mafaranga yankomeze ntere neza none se bizava he
gusa kuko iri joro ngufungira nese mpaze njya ku cyuma waretse shaje ugabanya imikino winesha abantu nkamwe bamuvuga ibintu by'ibyuma buri kanya muri n'abateka mutwe ntabwo ndaguye karita tujyana ujya mbite karita zo imiriho ubusa mbabara ndeke rwose please ntabwo ijambo nshaka kumva udafite amafaranga nta kintu nakugana nawe reka mubize ukuri uburyo nagukunze ntabwo nagukunze nk'umukozi ntabwo nagukunze nk'iyabara ntabwo nagukunze nk'indaya nagukunze nk'umuntu nzahorana igihe cyose kuri twe shayo ni amangambure kuko uzi icyo nshaka amangambure zirimo gupfa uri murapfa nyine ariko nanjye icyo nshaka urakizi kimereze ibintu bikemuke ndetse twanyuzwa n'ikindi kintu kizagiye kumbwira basi reka mbuse nguhereze na televiziyo uyijyane kugira ngo televiziyo ndagenda nyikoreye ngiye se ndumukrana wapi mani mbabarira ndeke asuna ubundi uwampamagaye ntabwo yakubwiye icy'ingenzi nyine ndabyumva akajya nkamubuza arabyanga muze reka ngo bwize ukuri Ruziga okay mbabara kukuvuga mu izina mwana wanjye ubundi nta mukecuru uvuga umukwe we mu izina mbabarira ariko nawe nk'umuntu w'umugabo ufata imyanzuro ibaze papa wawe aparamire muri umuna w'umugore wawe nawe ubwawe utarabitinyuka ibyo bintu aba bashyitsi murukumbeshe koko namuparamira wa mukobwa koko unaba nkubaragiye nkavuga ngo ndakuzamutse wigeze ubona misese kama ngo niko wa mubyeyi uyu mugabo wameze ate ko namwe twaje hano turi kuvuga tuje kureba abana kubareba no kundebera umwana urabizi ko yari umukobwa wawe si wowe waje hano gukora ibyo birakureba ibyo birakureba reka mubwira umugore umugore wawe ari hehe uyu ni banyoko azagusenyera ni mama y'Imana ndabivuze nti ndi kwigendera wari kumwubakira none se haguruka n'undi waje wambara gutya imbere y'abantu keze inkone muze wambara gutya imbere y'abantu wanturiwe kireke ni cheese dore wamwumvise ukabukwe nureba nabwiza ukuri nubwo uri ba mwana nakubahuka nuko ndi kumwe n'umuhungu wa nakumwana wanjye rero nkubwiza ukuri wa mugore we ku izina ry'Imana muduhaye umwanya muduhe umwanya nibaguduhe ni mama y'Imana muduhereze umwanya ariko nanjye tujya tuvugisha ukuri nanjye wakunda nyakubwiye ko byibura cyangwa waramwishyuye nkaba ngende gukora akazi k'abandi nabizi nukuri ko ntacyo nose namwishyura niwe uzayakorera ntutongere none ndabamuriye iki akazi ufite kundekura nkigendera ngo ubwo nta jeke wagira ngo urimo jeke si jeke ugenda urijekerere urishyire mu bandi kubizi ndi imodoka ku buryo jeke yabiri munsi kuko hari umuntu urimo kwiteza none ngiye iryo jeke urarindazaho rero ku buntu gutyo cyakofre none si ngiye kuramva ako tuvugisha ibishyire mu gaciro reka nguhe sheke y'ukwezi gutaha basi sinye nyine y'ukwezi gutaha basi uzagira kwezi gutanza nagukore ukanguhiya se ryarize uramereza sheke y'amafaranga ngiye gukora aka kanya nta kibazo ndayigwana ukuri genda nyine uyisinye ntabwo uri kumva ikinyarwanda ngo utarabyimbana agira ngo ni igiti cyangwa agira ngo ni ipoto rero nabyo nzi ko ntacyo nikoreye gusa nanjye akababaro ufite nanjye niko mfite aya mafaranga nshaka kandi umbabare ndumva iryo jambo nashaka no kongera gusubiramo none se kuki uva se wowe ko wampamagara nijoro wanshakaga ijoro nanjye mfite ibyo nshaka iryo joro nyine impamvu kubera ko wambwiye ngo uratagura navuga ngo urara ahangaha none mu gitondo ubyuka ugera ku kazi hakiri kare uzinga kunyishyuza nayo ntabwo nabuze aho ndaha uretse kwicara ariko ahangaha ni ukuri kw'Imana ushaka wakoze ubwanwa wari wageze mu izina ry'Imana ngirimo none reka rwose base pfukama haryowe bibaza amagambo ndimo kuvuga ngusaba iyo nyavuga asaba ijuru ntabwo ko nyine uzi icyo ushaka shize uyimura utonde nyine mereze ndashaka amafaranga ahari buze yaza mu mpapuro yaza mu biceri yaza mu muyaga cyangwa nuko nyabona tujye mu cyumba nyigusebere yamereze yagenda sinyenda ahangaha naho njye usanze ugiye koko nahita mpfa neza njye ndinda wo kukwica ushobora ko ndi imfubyi basi ukamfasha wenda tugende buri imfubyi ariko idakennye buri genda nyine umereze mu mafaranga nyine tugende twinjire mu nzu mu cyumba basi
nsinyiraje tugende nyigusinyira tugende nyigusinyira akusha urabona ntahinduye ingendo ndayigusinyira nibagunywe ntugire ngo nga ntabwo uko bitari ko buriya wabankubye nyamara nakukubita aca bwana wabanze amafinisi ni mama y'Imana uyu musaza nibaduha umwana reka mubwire uyu ni mari na nyakubahwa je ntabwo oya iki je na nabi muze nabi ngo nibe wubahutse ufata umuhungu wawe ukajya kumukubita iwe nanamuhanyira si nguyu nyine nje nta muntu nshoboranyaga tutahe kandi mbona kunyitwara tutahe mu mujyi wenda mpamagara uriya mukobwa gusa we mukobwa ngwino usaba imbabazi umusaza uramubeshyeye we ejo ngwino usaba imbabazi umusaza papa ndakubwiye ngo nakubaho ukambona ariko umwana wanje ni impamvu umwana wawe uki buriya wari wabonaho umuntu mama ndarakaye avuma umuntu ndarakaye cyane agisata kuvuma ibi byose wagezeho n'imigisha kibyeyi imigisha kibyeyi ndebe ibintu ari kunkorera ubwo kunyubahisha buriya reka nkubwise umbwira iki sibyo mwana we buriya turi ku isi si nguyu nyoko ndabubaha mwese nkavuga nti fata akabando utanyerera kuri ibi bintu ntabwo tumenyere ku fata ukomeze n'ibyo warusha umukobwa ese undi uri kureba iki wa musaza mbabare urebe ukuntu areba uyu mugore wawe si mwiza ni umugore wawe kwasa ko mutanyurwa ariko se kuko umuntu arinda asaza ari umuhehezi ruzi reka nkubwire mwana we aha nari mpamaze iminsi ariko pe aho kugira ngo nzafatane n'abamwana reba umugore we nta kibazo afite ariko ruzi taha kandi nawe singo siga ubimenye nawe sinde bugusige tugende tuzinge dutahe mva mbese tugende tuzinge dutahe watahazi wenyine ndavuze ngo jya ntabwo yabura uturimo yafashe uyu muntu wawe nimugumane n'umuhungu wawe rero mwana we uje gusanga ibyuma nimba uriya mukobwa ataje nanjye ndigendeye ndagiye pe